Ndabasuje cyane mwe mukurikiranye umuririmbyi Gatatu TV aho muri hose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Amahoro y'Imana nabane namwe. Hanyuma ndabashimiye cyane kuri microphone ni Janine Iremizi. Hanyuma nkuko mubizi tujya dukora urugendo tubagezaho inkuru zitandukanye, amateka atandukanye n'ibindi byinshi cyane tubafitiye. Ndabararikira kugira ngo mukurikirane ntihagire uza gucikwa. Hanyuma aha turi ni ku mupaka, ni ku rugabano rw'umurenge wa Gahini ndetse na Rukara, aho turi kwerekeza kuri katedrale Eyari ya Gahini, aho turi bagezeho inkuru zitandukanye, amateka atandukanye y'ahantu urukuta rwaguye hanyuma rukongera kuza gusubirana. Ni naho kandi dusanga amateka atandukanye aho batubwira ko Mwuka Wera yahamanukiye, Mwuka Wera yakoze ibitangaza bitandukanye. Ni ibintu byinshi cyane, ni inkuru zitandukanye rwose, ni ibintu byinshi cyane byabaye muri uyu murenge w'akataraboneka. Ndakurarikira kugira ngo nawe ntucike. Nk'uko mubireba rero aha ku mupaka duhagaze, aha ku rugabaniro murahabona ikiyaga kirekire cyane, ikiyaga kimeze neza cyane. Hanyuma iki ngiki nicyo bita Muhazi. Birashoboka ko hari abantu benshi bari batakizi, bacyumvaga bakivuga, ariko rero iyi ni Muhazi mureba nyine. Hanyuma mubibona aha tugeze ni kuri groupe scolaire Gahini, ahabereye cya igitangaza cy'urukuta rwaguye rwarangiza rukongera rukeguka. Hanyuma ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu buri wese atakwiyumvisha, ndetse ni ibintu birenze n'imitekerereze ya muntu. Ntago byoroshye kuba wakwiyumvisha uburyo igikuta cyaguye cyarangiza kikeguka. Hanyuma rero turakomeje mu rugendo rwacu, twari turi ku muhanda nyine uva kuri werekeza mu Mutara uzamuka muri Gahini n'ubundi ahabereye icyo gikorwa nk'uko twahoze tubivuga. Nk'uko mubibona rero ndimo ndagenda nsatira cya gikuta cy'ibitangaza. Igikuta cyabereyeho ibintu bitangaje cyane, ibintu bikomeye, ibintu bigoye kubyumva, ntiwabyumva mbese. Rero nyine ni igikuta kiriho amagambo atandukanye menshi cyane, amagambo meza cyane, amagambo arumura umutima, amagambo rwose akomeye cyane. Ndi kuhabona abantu mufite Bibiliya, hari ahanditse muri Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Twongera tugakomeza cyane rwose. Igikuta murakibona, igikuta giteye amabengeza rwose, igikuta cyiza cyane kiryoheye amaso, abakireba murakibona. Kameramani rwose ukibereke, ndakwinginze kugira ngo wereke abadukurikiye iki gikuta. Hanyuma haranditse ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Haleluya. Ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ku bafite Bibiliya zera, ibyo byanditswe mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere. Nk'uko mubireba rero twegereye cya igikuta twahoze tubabwira kare. Hanyuma nk'uko mubireba iyi ni ifoto cyangwa se ni ishusho ya cya gikuta. Hanyuma igikuta nk'uko mubibona kirimo ibice bibiri. Hari igice cya mbere hano, hari n'ikindi gice hano. Uyu ni umurongo uri kugaragaza uko icyo gikuta cyaguye kigatandukanamo ibice bibiri. Hanyuma iki gikuta cyacu ni igikuta gifite amateka akomeye cyane, amateka ahambaye, amateka buri muntu wese atabasha kwiyumvisha. Mbese ni ibintu bigoye, ibintu birenze imitekerereze yacu, imitekerereze ya buri muntu. Rero igikuta cyaguye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2004. Icyo gikuta kikaba cyarasadutsemo kabiri, kiratandukana, igice kimwe kijya hepfo, ikindi gice kijya ruguru. Hanyuma cyasadutse guhera saa 12 z'amanywa, cyongera kweguka saa 5 z'amanywa. Hanyuma biragoye cyane kubyumva, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu utakwiyumvisha nawe ubwawe. Ariko nyine iki gikuta urumva ni ibitangaza bikomeye cyane, ni ibitangaza. Ni igikuta gifite amateka maremare, amateka ahambaye, amateka nyine agoranye kuyumva. Rero nk'uko mubireba nyine iki gikuta ni igikuta gifite amateka maremare cyane, amateka agoye kuyiyumvisha. Nanjye ubwanjye ntabwo ndabyumva. Ntabwo wakwiyumvisha uburyo igikuta cyasadutse cyarangiza kikamara amasaha ashyika muri abantu muzi kubara murayabona.
hanyuma kikongera kikeguka. Ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu birenze imitekerereze ya muntu, ariko turenda kwegera abantu bari bahari bakaduhereza ubuhamya, bakatubwira uko byagenze neza, kugira ngo nyine tumenye amateka ahambaye y'iki gikuta. Hanyuma nawe nkurarikira kugira ngo ukomeze gukurikirana video zacu, gukurikirana channel yacu, unakora subscribe kugira ngo ubashe kubona amateka azakurikiraho, ubashe kubona inkuru zikurikiyeho, ndetse ubashe no kugira byinshi umenya kubirenzeho. Murakoze cyane. Reka nsoze mbashimira mwe mudahwema kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Mwari kumwe nangire Muzi Janine kuri mikoro, ndetse na cameraman Gitangaza Daniel. Amahoro y'Imana bane namwe. Bye.